Shalom ku isengesho ribohora official. Wowe ukunda gusenga, karibu mu bihe byo gusenga. Dufate umugisha w'icyumweru cyose. Karibu mu bihe byo kwegera Imana, dufate umugisha w'umunsi n'uw'icyumweru cyose. Ni isengesho ryo gufata umugisha w'umunsi n'uw'icyumweru cyose ndetse n'ukwezi kose. Karibu mu isengesho. Mbere yuko twinjira mu isengesho, ibuka ko Matayo 7:7 avuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Reka rero tubanze dusome iri jambo tubone kwinjira mu isengesho rifata umugisha w'umunsi n'ukwezi kose mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Turasoma Yohana igice cya 21. Duhere ku murongo wa 4 ngo umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa be ntibamenya ko ari we. Yesu arababaza ati, yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati, ntacyo. Birashoboka ukaba umaze iminsi ntacyo kurya ufite, nta mafaranga ufite, nta minerivari ufite, nta mafaranga y'ubukode ufite, nta gishoro ufite. Birashoboka ko umaze iminsi nta gishoro, birashoboka ko umaze iminsi nta kazi, birashoboka ko umaze iminsi nta mbega nta imbere n'inyuma nta. Niko n'abigishwa byari bimeze, nabo bari nta. Arababaza ngo, yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati, ntacyo. Birashoboka ko nawe ntacyo, ariko nubwo ntacyo ntibivuze ko kitaboneka. Kuba udafite amafaranga ntibivuze ko utayabona. Kuba kano kanya utarabona amafaranga yo kwishyura inzu niba ukodesha ntibivuze ko utayabona. Kuba udafite inkwano ntibivuze ko utayibona. Kuba utiga ntibivuze ko utakwiga. Kuba utarubaka ntibivuze ko utakubaka. Kuba utaragura imodoka, udafite imodoka ntibivuze ko utayibona. Yes. Kuba nta visa ufite ntibivuze ko ntayo wabona. Kuba nta byangombwa ufite byo kuba muri icyo gihugu ntibivuze ko utabibona. Gusa icyo ukeneye ni ukuba uri kumwe na Yesu, ni ukuba Yesu yaza aho ari, aho uri. Yesu naza aho naramukaje aho uri, urahita ubibona. Noneho sasa umva rero, arababwira ati, nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko barajugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Jugunya urushundura rwawe. Reka isengesho ryawe rihinduka urushundura mu izina rya Yesu. Niba ntacyo ufite imbere n'inyuma, ukaba ufite urushundura rwitwa isengesho. Mu isi y'umwuka isengesho ribasha guhinduka urushundura. Wohereza Ugafata. Tugiye kohereza isengesho mu mwuka, turyohereze mu kwezi, mu munsi wose amasaha 28 rikore. Isengesho tugiye kuryohereza icyumweru cyose, iminsi 7 icyumweru cyose rikore, iminsi 30 rikore. Rihinduka urushundura mu isi y'umwuka. Rifate amafaranga riyazane mu bigaragara. Rifata akazi rikavana hako, rikaguha ukicaremo mu izina rya Yesu. Isengesho rifate umugore, rifata umugabo, rifata umufiyanse, rifata amafaranga. Tugiye kohereza isengesho mu mwuka, rifate buri kimwe cyose muri iki cyumweru mu izina rya Yesu Kristo. Rifata amafaranga akenewe, riyazane kandi akubane menshi. Hanyuma babandi bibwiraga ko ntayo ufite baraza kubona ufite. Babandi bagusekaga bashingiye ku byo bafite, abakumwazaga, bagusuzuguraga kuko bo bafite mu gihe cyabo bafite, bo bakabona udafite, baraza gutungurwa no kubona nawe ufite mu izina rya Yesu. Yes. Ntibivuze ko uburwaye ko utakira.
ubwo burwayi. Ntibivuze kuba ntacyo ufite ko ntacyo wagira, nawe wagifata. Tugiye gukora rero iryo sengesho. Ijambo riravuga ngo nuko bajugunye urushundura iburyo bw'ubwato. Araba mujugunye urushundura iburyo bw'ubwato, murafata. Nuko barajugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Ntibaba bakibasha kubara amafaranga kuko yari menshi. Ntibabasha kuba bakibasha gukontorora business ari bonyine kuko byabaye ngombwa ko bangaje abandi bakozi. Ugiye kwangaje abandi bakozi bagufasha iyo business. Nicyo bisobanura. Ugiye kuba umuyobozi w'iyo company, ugiye kwicara muri iyo ntebe, ugiye kubona ibishoro, ugiye kubona ukuboko kw'Imana. Ndavugana n'umuntu wizera Imana, ndavugana n'umuntu ukijijwe, simvugana n'umupagani. Ndavugana n'uwakijijwe, ndavugana n'umuntu ubana n'Imana. Iyi ni imigisha y'abasenga by'ukuri. Ibyo turi kuvuga turabivuga ku basenga by'ukuri. Aba bigishwa bari abigishwa ba Yesu by'ukuri, bagendana nawe, babana nabo. Niyo mpamvu bagombaga gufata. Ntabwo hafata buri wese, hafata usenga Imana, ubaha Imana akayumvira. Hafata ukiranukira Imana, hafata ugendana nawe uyikunda, hafata umuntu ubana na Yesu, uziranye na Yesu. Ntabwo ari buri wese ufata. Navuga ibi nawe kumva yuko ugiye gufata utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Navuga ibi kumva yuko nawe ugiye gufata uri umusinzi, uri umusambanyi, uri umwicanyi, uri umugizi wa nabi, uri umunyamashyari, uri indyarya, uri umurozi. Oya, iyi ni imigisha ifatwa n'abakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwabo, bakaba babana nawe iminsi yose. Abo nibo bagiye gufata umugisha w'Imana. Abo nibo tugiye gufatanya gufata umugisha w'Imana uyu munsi wose, icyumweru cyose, ukwezi kose. Ntabwo ari n'improte ki, sio kila mtu. No, sio kila mtu. Ni yule ambaye anamwamini Yesu Kristo. Ni yule ambaye anayetembea naye, anaishi naye. Ni wa wundi ubana na Yesu, uvugana na Yesu, ugendana na Yesu. Ntabwo ari buri muntu wese. Tugiye gufata umugisha w'icyumweru cyose. Niba ushaka ko umwe muri abo bantu bafata umugisha w'umunsi wose w'icyumweru cyose, banza wihane ibyaha byawe, wihane ibicumuro byawe, winjize Yesu Kristo mu buzima bwawe, kandi ufata ibyemezo byo guhinduka, ubu utazongera gukora ibyo wakoraga bibi. Reka ibibi ukora ibyiza, nawe uzabona ibyiza. Hindukirira Imana, va mu nzira z'ubupfumu. Reka kujya kuraguza, reka kujya kwivuza mu bapfumu. Jya mu buvuzi busanzwe bwa leta buzwi, butari ubwo bwa gakondo. Ugende wivuze n'ibyanga. Ndavuga mu buvuzi busanzwe buzwi bwa kizungu. Ugende wivuze, butari ubwo bwa gakondo, butari ubwo kwinjira mu nzu z'ibyatsi, hantu usanga noneho sasa ubwo buvuzi bwemewe buzwi, butari ubwa gakondo. Ubuvuzi bwa gakondo ubwinshi, hafi ya bwose 90% ni ubw'abadayimoni n'ubw'imyuka mibi. Kuko aho uzasanga hose ugasanga barambaza za nyabingi, baraterekerera nyabingi. Hari uduhu, hari udukiye, hari inkono, hari utuntu, ibintu nk'ibyo. Hari igicaniro. Ujye umenya ngo winjiye kwa Satani. Ndavuga rero ubuvuzi nakubwira ni ubuvuzi busanzwe buzi. Jya sehashika, jya ku bitaro bizwi by'akarere, cyangwa se by'umuntu wikorera ku giti cye. Nibyanga, indwara yanze gukira, ugize imbere ya Yesu, umubwire uti Yesu ndaje, nanyweye imiti byanze, nanyweye ibinini byanze, banteye imiti byanze, ariko ufite ubushobozi bwo kunkiza. Yesu azagukiza. Ariko wijya mu bapfumu. Niba ugiye mu bapfumu ukajya mu bakonikoni bakaguca ibyo birasago, ugatanga ibitambo n'amaturo atandukanye, menya ngo ugiye kwa Satani. Wigemuriye abazimu, wigemuriye abadayimoni, ngo ugiye kwivuza inyatsi. Nyandi wakubwiye ko bavura inyatsi? Ntabwo inyatsi bayivura.
inyatsi ni umwuka wirukanwa n'imbaraga zo gusenga, ni umwuka wirukanwa na Yesu Kristo ukurwaho n'Imana ihoraho kuko ni daimoni. So tugiye gusenga rero, abafata rero bagiye gufata umugisha w'umunsi wose, w'icyumweru cyose, w'ukwezi kose, ni abana b'Imana, ni abavutse ubwa kabiri, nibo tugiye gufatana uyu mugisha. Ni abigishwa by'ukuri, ni abo kuri iki gicaniro cy'isengesho ribohora, bizerera mu masengesho, bazi ko mu isengesho byose bishoboka, batagishidikanya, bamaze gusobanukirwa ko isengesho ari umuti. Maombi ni dawa. Tugiye gusenga rero, tubonye yuko ngo bakuruye, arabwira ati nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko barajugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Imigisha igiye kukubana myinshi iyo tugiye gufata muri iki cyumweru, iratubana myinshi, amafaranga aratubana menshi, ubukire buraba bwinshi, mahirwe araba menshi. Izina rya Yesu Data, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, tuje imbere y'amaso yawe. Izina rya Yesu Kristo uhereye umunsi, mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo turayahamagaye kugira ngo yoze ubugingo bwacu, yeze imitima yacu, yeze ubwenge bwacu. Vuga uti Mwami Yesu Kristo, maraso yawe yeze umutima wanjye, maraso yawe yeze ubugingo bwanjye, nkureho ibicumuro n'ibyaha byose, kuko handitswe yuko hahirwa ababariwe ibicumuro byabo, ibyaha byabo bigatwikirwa. Aka kanya ibyaha byanjye birababariwe ndetse n'ibicumuro byanjye biratwikiriwe. Ngwino Yesu Kristo, uyu munsi wa none ube muri njye umunsi wose, wirirwane nanjye umunsi wose, wirirwane nanjye icyumweru cyose, ubane nanjye muri iminsi yose y'iki cyumweru. Izina rya Yesu Kristo, ubane nanjye muri iminsi yanjye yose y'icyumweru ndetse n'ukwezi kose. Uwiteka Mana nkuru, Uwiteka Mana ishobora byose, we wanzanye mu isi, kankira mu isi bifite imibiri, ugambiriye kugira ngo mbashe gutwara ibyo waremye muri iyi si bifite imibiri, bibi byanjye. Aka kanya ndi imbere y'amaso yawe, ninjiye mu mwuka. Jambo ryawe Mwami rirambwira ngo nsabe nzahabwa, shake nzabona, nkomange nzakingurirwa. Kandi handitswe yuko icyo nzasaba cyose nizeye ngishyizeho umutima, ntashidikanyije ko ngomba kukibona, ngomba kukibona. Aya masaha mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, ndafata umugisha w'uyu munsi wose uko wakabaye, umugisha w'amasaha 28 ndawufata mu mwuka. Izina rya Yesu Kristo ndawufata mu mwuka. Izina rya Yesu Kristo ndafata umugisha w'igikundiro w'amasaha 28. Izina rya Yesu Kristo ndafata umugisha w'amafaranga w'amasaha 28. Izina rya Yesu Kristo ndafata amahirwe yose y'amasaha 28. Izina rya Yesu Kristo ndahanagura Mwami imwe mu mivumo yaba yiherekera iri inyuma ya buri saha, amasaha andi imbere yose ndayahindura mu mwuka. Ndaturwa n'amasaha 28 arampindukira umugisha. Ndasiba ikibi cyose, ndafunga ikibi cyose, ndafunga ikibi cyose, ikibi cyose cyashyika ku bugingo bwanjye, ku mubiri wanjye, ndakiburiza mu masaha 28. Ndatura ko mu masaha 28 ngomba gufata umugisha w'Imana, ngomba kubona ibyiza gusa, mfashe ibyiza gusa mu izina rya Yesu Kristo. Mfashe ibyiza kuva ku isaha ya mbere kugeza ku isaha ya nyuma y'uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Natuye ko kuva ku isaha ya mbere y'uyu munsi kugeza ku isaha ya nyuma y'uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo, umunsi wose uhinduka kuba mwiza, umunsi wose ugomba guhinduka kuba wishimwe, w'umunezero. Izina rya Yesu Kristo nkubise hasi byambabaza, nkubise hasi ibyacumuza kwa jina la Yesu Kristo. Ibyambere igisitaza mu masaha 28 ndabyigiza byose mu izina rya Yesu Kristo, ndabyigiza byose mu izina rya Yesu Kristo, ndabyigiza byose mu izina rya Yesu Kristo, ndabifunga byose mu izina rya Yesu Kristo. Handitswe ko ibyo nzahambira mu isi no mu ijuru bizabihambiriwe, n'ibyo mpambuye mu isi no mu ijuru bizabihambuwe. Izina rya Yesu Kristo ndafungura umugisha mu masaha 28. Ndafungura abantu b'umumaro, muntu w'ingenzi mu izina rya Yesu Kristo, muntu ushyigikira kwa jina la Yesu Kristo, muntu ukoreshwa n'Imana, muntu wahinduka marayika imbere yanjye. Izina rya Yesu Kristo mpuzwe n'abantu b'ingenzi, mpuzwe n'abantu b'umumaro, mpamagarwe n'abantu b'umumaro,
izina rya Yesu Kristo. Mpamagarwe n'abantu b'ingenzi kandi b'umumaro, pfunza b'imburamukoro, pfunza abatarabumumaro, izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Pfunguye abantu bose b'umumaro, ari bo bavugana nanjye umunsi wose w'amasaha 24, ari bo bampamagara kuri telefone, ari bo mpura nabo. Utari umumaro wese ku buzima bwanjye ndamuheza amasaha 24, izina rya Yesu Kristo. Pfunguye abantu b'umugisha gusa muri uyu munsi wose, izina rya Yesu Kristo. Cyumweru cyose mwami, fasha umugisha w'icyumweru cyose, umugisha wo kwa mbere, umugisha wo kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, ku cyumweru, imigisha yose y'iminsi 7 ndayifashe muri mwuka, izina rya Yesu Kristo. Umugisha w'amahirwe, umugisha w'ubutunzi, umugisha wo kumererwa neza, umugisha wo kwaguka, umugisha wo gutera imbere, kubona amafaranga menshi, izina rya Yesu Kristo. Akangirira umumaro, akangirira umumaro, izina rya Yesu Kristo. Umugisha w'amagara meza, iminsi 7 uko yakabaye, ndabohoza imigisha yayo, ndabohoza imigisha yayo, izina rya Yesu Kristo. Ndabohoza imigisha yayo, izina rya Yesu Kristo. Ibyari byapanzwe muri iki cyumweru cyose, byapanzwe n'abazimu, byapanzwe n'abadayimoni, byapanzwe n'abisha banje, iby'ababisha banje n'abanzi banje, ibyo bagambiriye, ibiri mu mitima yabo bakora muri iki cyumweru, ibyo yaba satani yaba yabashizemo, ndabifunga, ndabisenya. Migambi yose mibi icurirwa ngewe, yacuriwe ngewe muri iki cyumweru, ndayifata mbiri. Iyabarozi, iyabakondikoni muri iki cyumweru, ndayiturira mu izina rya Yesu Kristo, ndayifunga mu izina rya Yesu Kristo. Mpagaze mu ijambo rivuga yuko ibyo nzahambira ku isi no mu ijuru bizabihambiriwe, izina rya Yesu Kristo. Muri iki cyumweru cyose ndahambira imivumo, ndahambira ikibi, ndahambira ikibi, ndahambira ababi bose, ndababoha mbajugunye kure yanjye, izina rya Yesu Kristo. Muri iki cyumweru cyose mbohoye abantu b'umumaro, abantu b'ingenzi, abantu b'ingenzi mu buryo bw'umubiri, baguhura n'abantu umugisha, mu buryo bw'umubiri baguhura n'abantu umugisha muri iki cyumweru cyose, izina rya Yesu Kristo. Mu buryo bw'umubiri pfunza bisitaza, pfunza abangusha, pfunza abansubiza inyuma, izina rya Yesu Kristo. Pfunza abambera umuvumo, izina rya Yesu Kristo. Pfunza intumwa za satani n'abana ba satani n'abana b'inzoka, ndabafunga muri iki cyumweru, izina rya Yesu Kristo. Nta n'umwe ngomba guhura nawe, nta n'umwe ugomba kumbona, izina rya Yesu Kristo. Abana b'umubi nta n'umwe ugomba kumumagara muri iki cyumweru, izina rya Yesu Kristo. Pfunza telefoni z'ibibi, pfunza telefoni z'inkurumbi, pfunza telefoni z'inkurumbi, izina rya Yesu Kristo. Muri iki cyumweru reka mpamagarwe n'abantu b'ingenzi, n'abantu b'umugisha gusa, izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. N'abantu bazana impinduka ku buzima bwanje, ku mibereho yanje, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Ndabohoza abantu b'umumaro muri iki cyumweru mu izina rya Yesu. Ndabohoza abanshigikira, ndabohoza abanteza intambwe, ndabohoza abamfasha, izina rya Yesu Kristo. Ndafunga abananiza, ndafunga abanca intege, ndafunga mu izina rya Yesu Kristo abandoga, ndafunga mwagizi ba nabi, abamvuga nabi, abamparabika, abansebya, mu izina rya Yesu Kristo. Abangambanya, abanyanga muri iki cyumweru cyose ndabafunga, nta n'umwe ugomba kumbona, nta n'umwe uzamenya amakuru yanjye, izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndafungura abo mu maro bagomba kumenya amakuru yanjye mu izina rya Yesu Kristo, bamenye ibyiza byanjye mu izina rya Yesu Kristo, banshyigikira, bantera inkunga, bamfasha muri byose mu izina rya Yesu Kristo, bambera mwami ikiraro nambukiraho, ninjira mu byiza, njera mu bisubizo mu izina rya Yesu. Abo nibo mbohoye muri uyu munsi n'iki cyumweru cyose. Urakoze mwami kumpaye umugisha w'uyu munsi n'icyumweru cyose, bw'izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Tegeka umugisha umbane mwinshi, Uwiteka tegeka umugisha umbane mwinshi, izina rya Yesu Kristo. Tegeka umugisha umbane mwinshi,
tegeka Umugisha umbane mwinshi izina rya Yesu Kristo. Umugisha w'uyu munsi umbane mwinshi, umugisha w'icyumweru cyose umbane mwinshi kandi nkubone mu izina rya Yesu Kristo. Mpanaguye imivumo yose y'uyu munsi wose w'amasaha 24 nkuhanaguje amaraso Yesu Kristo, nkuhanaguje izina rya Yesu Kristo uwo muvumo mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo mpanaguye imivumo yose y'icyumweru cyose mu izina rya Yesu Kristo. Umwana w'Imana ndatura ngo icyumweru cyose kimbere cy'umugisha mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Cy'icyumweru kimbere umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Byanjye byose bimere byiza, ngira umugisha w'amagara meza, ngira umugisha w'amafaranga, ngira umugisha wo kuyatunga, ngira umugisha mwami kwa jina la Yesu Kristo mu iterambere ryanjye mu mwuka no mu mubiri katika jina la Yesu. Wabambwe agapfa kazuka, mivumo ya kuzimu, mivumo y'abarozi, mivumo y'abakonikoni ntabwo ifite kumbona wa jina la Yesu Kristo. Njena Yesu dufatisha amafi menshi, njena Yesu amafananiwe kuyakurura. Fashe benshi cyane, fasha abantu bamwe bagomba kumfasha muri iyi business. Ndagutse muri business muri iki cyumweru, mbonye abakiriya muri iki cyumweru, mbonye umugisha muri iki cyumweru, ndatabawe muri iki cyumweru. Kuko kw'Imana kurandenge mu izina rya Yesu, kuko kw'Imana kurandenge mu izina rya Yesu, kuko kw'Imana kurandenge mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami kundengeye, urakoze ko muri iki cyumweru nyiyeretse, urakoze ko mpaye gufatisha amafi menshi izina rya Yesu Kristo. Umwana w'Imana nzima fatishije amafi manini, fatishije amafi manini izina rya Yesu Kristo. Fatishije amafaranga afatika, amafaranga y'amanyamahanga, amafaranga y'amadolari, amadovize izina rya Yesu Kristo. Wabambwe agapfa kazuka, mpujwe n'abantu bakomeye banshyigikira izina rya Yesu Kristo. Mpujwe n'abantu bakomeye banshyigikira mu izina rya Yesu. Aturuti buri muntu wese wari uri mu buzima bwanjye mu buryo bw'umwuka ari ikigusha, wari uri mu buzima bwanjye mu buryo bw'umwuka ambohera umugisha, andwanya mu ntabizi izina rya Yesu Kristo. Mugushije hasi, mugushije hasi muri iki cyumweru ntagishoboye gukora, mugushije hasi mu izina rya Yesu, mugushije hasi mu izina rya Yesu. Worohagaze mu buzima bwanjye, waburondoraga, waburwanyaga, warwanyaga ibyiza, kunshikaho, kongeraho akoresheje uburozi bwe, aguye hasi, arapfuye muri iki cyumweru, arapfuye muri iki cyumweru izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Kuko ijambo rivuga yuko abandakariye bose bazakorwa n'isoni, n'abandwanya bose bazahinduka ubusa, bakaba nk'ibitariho mu mwuka mwami. Muri iki cyumweru ntawandwanya n'umwe, ntawo kundwanya n'umwe, ntawo kundwanya n'umwe. Wahirwa mu izina rya Yesu Kristo, ntawo kundwanya n'umwe, wahirwa muri iki cyumweru cyose. Ntawahagarika imigisha yanjye, ntawahagarika iterambere ryanjye, ntawabuze ibyiza byanjye kungeraho katika jina la Yesu Kristo. Ntawatangira umugisha wanjye muri iki cyumweru. Ndatuye ko umugisha wanjye umpanye mwinshi mu izina rya Yesu, umpanye mwinshi mu izina rya Yesu, umpanye mwinshi mu izina rya Yesu, umpanye mwinshi mu izina rya Yesu. Mbaye umutwe muri iki cyumweru, mbaye ukomeye muri iki cyumweru izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi n'icyumweru cyose mbaye ukomeye, ninjiye mu mashimwe, ninjiye mu buhamya izina rya Yesu Kristo. Umwana w'Imana nzima, ibintu birahindutse, ibintu bibaye byiza izina rya Yesu Kristo. Umwana w'Imana nzima, muri iki cyumweru mboje konte yanjye yari yarabujijwe kujyaho amafaranga, agiyeho mu izina rya Yesu Kristo, agiyeho mu izina rya Yesu Kristo, agiyeho mu izina rya Yesu Kristo. Mbohoye akazi muri iki cyumweru izina rya Yesu Kristo, mbohoye akazi kenshi izina rya Yesu Kristo, mbohoye akazi kenshi izina rya Yesu Kristo, mbohoye amahirwe menshi izina rya Yesu Kristo. Mpawe umugisha n'Imana izina rya Yesu Kristo, mbujijwe n'abantu umugisha kuri nge izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga y'umwuka wera. Urakoze mukiza, urakoze mucunguzi ubugingo bwanjye, urakoze Imana ishobora byose, urakoze Imana yo kwizerwa, uri Imana idahinduka, uri Imana itabeshya, uri Imana igaba wa jina la Yesu Kristo, mwami w'abami. Jambo rya rambwira ngo umwana w'umuntu niki kumwitaho, wamuhaye ibintu byose, ndetse ibintu byose wabishyize munsi y'ibirenge bye katika jina la Yesu. Kuko ijambo ryawe rivuga yuko ibintu byose wabishyize munsi y'ibirenge byanjye uyu munsi wa none
izina rya Yesu Kristo. Ibyo washyize munsi y'ibirenge byanjye ndabifata mu izina rya Yesu, ndabifata mu izina rya Yesu, ndabifata mu izina rya Yesu. Ndafata umugisha w'icyumweru cyose, ndafata ibyiza byo kuwa mbere, ibyiza byo kuwa kabiri, ibyiza by'umunsi wa gatatu, ibyiza by'umunsi wa kane, ibyiza by'umunsi wa gatanu, ibyiza by'umunsi wa gatandatu, n'ibyiza by'umunsi w'icyumweru mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga y'Umwuka Wera. Ibi byari byateganyijwe ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu, ku munsi wa kane, ku munsi wa gatanu, wa gatatu w'icyumweru, ndabifunga kuko handitswe ko ibyo mfunze byose mpambiriye mu isi no mu ijuru hambirwa. Mpambiriye kibi cyose cyari cyanyaturiweho cyangwa cyari cyapanzwe cyambaho muri iki cyumweru, nyiburijemo mu izina rya Yesu Kristo. Natuye ko ibyiza binsanze, byiza biraje mu izina rya Yesu, byiza biraje mu izina rya Yesu, byiza biraje mu izina rya Yesu, byiza biraje mu izina rya Yesu Kristo, risumba amazina yose, risumba amazina yose, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mwami, ijambo ryawe mu Baheburayo igice cya 2 mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima n'umurongo waho, katika jina la Yesu w'umunani. Ijambo rya rivuga yuko wampaye gutwara ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge byanjye, katika jina la Yesu. Kandi ijambo rikavuga ngo ubwo wampaye gutwara ibintu byose ntacyo wasize utakimpaye, ko mu izina rya Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika jina Yesu. Ibyo wampaye gutwara, imbaraga zabimbuza muri iki cyumweru kubitwara, ndazivuma mu izina rya Yesu. Imbaraga zambuza kuba umutware, umutunzi w'amafaranga, ndazivuma mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zambuza kuba umutunzi w'ubutaka, kuba umutunzi w'imodoka, gutunga imodoka, gutunga amafaranga, gutunga ibintu, imbaraga zambuza gutunga, ndazisenya. Umwuka w'ishyari, umwuka w'urwango, izina rya Yesu Kristo, mwese y'umwuka, umunyarwango wese, unyanga wese, umunyeshyari wese, wa jina la Yesu Kristo, utanyifuriza ibyiza muri iki cyumweru, wa jina la Yesu, wa bugufi bwanjye, wa ngendana nawe, wo mu muryango, wa jina la Yesu Kristo, wa jina la Yesu Kristo, wa jina la Yesu Kristo. Sindwa ku buzima bwanjye ntukambona ukundi, umugisha wanjye wose ndawubonye. Ibyo Uwiteka yampaye gutwara ndabitwaye mu izina rya Yesu. Ndabifashe, fashe iby'Imana yampaye mu izina rya Yesu. Fashe ubutunzi Imana yampaye mu izina rya Yesu Kristo. Fashe ubutaka Imana yampaye mu izina rya Yesu Kristo. Fashe amafaranga Imana yampaye mu izina rya Yesu Kristo. Fashe akazi Imana yampaye mu izina rya Yesu Kristo. Fashe amavuta Imana yampaye mu izina rya Yesu Kristo. Fashe impano Data twese yampaye mu izina rya Yesu Kristo. Somba amazina yose, mahirwe Imana yampaye ndayafashe mu izina rya Yesu Kristo. Risomba amazina yose. Icyumweru cy'imbere cyiza, icyumweru cy'imbere cyiza, ndatura ngo cy'imbere cyiza, ndatura ngo cy'imbere cyiza mu izina rya Yesu Kristo. Somba amazina yose. Amen, amen, amen. Icyumweru kikubereye cyiza, umunsi ukubereye mwiza. Izerene muri iri jambo izina rya Yesu Kristo. Mvuga uti mfashe umugisha wa kumanywa, mfashe umugisha w'igitondo, mfashe mu izina rya Yesu Kristo. Mfashe umugisha w'igitondo, izina rya Yesu Kristo. Mfashe umugisha w'amanywa, izina rya Yesu Kristo. Mfashe umugisha w'umugoroba, izina rya Yesu Kristo. Mfashe umugisha w'ijoro, izina rya Yesu Kristo. Mfashe umugisha w'igicuku, izina rya Yesu Kristo. Mfashe umugisha w'urukerera, izina rya Yesu Kristo. Mfashe umugisha mwami w'amanywa yose agize iki cyumweru cyose mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha wo gutuwa amanywa yose ndawufashe wose, izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndawufashe wose, w'amajoro yose agize iki cyumweru ndawufashe mu izina rya Yesu Kristo. W'amasaha 24 yose y'umunsi ndawufashe mu izina rya Yesu Kristo. Aturutu w'amajoro yose y'icyumweru ndawufashe mu izina rya Yesu Kristo. W'amanywa yose y'icyumweru ndawufashe mu izina rya Yesu Kristo. W'amasaha yose agize iki cyumweru mu izina rya Yesu Kristo ndawufashe wose ubaye wanjye, kandi urasohoye mu izina rya Yesu Kristo. Nta wawunyambura, nta muntu uravuka wanyambura umugisha wanjye, ntazanavuka kwa jina. Nta wandiganya umugisha wanjye w'iki cyumweru, ntarabaho ntazanabaho, katika jina. Ndatura ngo mbonye umugisha mwinshi, kandi mpamagawe n'abantu b'umumaro mu izina rya Yesu. Cyumweru cyose mwami mpamagawe kuri telefone n'abantu umugisha kuri nye. Cyumweru cyose mfunza abantu bose bateze imyako, bateze imikoshi, bankomeretsa
kwa Jesus bose ndabaheza muri icyo cyumweru mu izina ry'Yesu, ndabafunga muri icyo cyumweru. Funguye telefoni z'abazampamagara bose muri icyo cyumweru, mwami w'abami bampindukira umugisha, bampindukira umugisha. Momo yanjye yacire muri icyo cyumweru, momo yanjye yacire muri icyo cyumweru mu izina ry'Yesu Kristo umwami yose. Habwa umugisha n'Imana, aturuta impawe umugisha n'Imana mu izina ry'Yesu, mpawe umugisha n'Imana mu izina ry'Yesu. Amen, 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 amen. Izere gufasha umugisha w'icyumweru cyose, wizere gufasha umugisha w'umunsi wose. Hanyuma ushaka kwitotura nyine, urabizi ko usenga wese ari ku gicaniro cy'amasengesho wamaze kumenya agaciro k'ituro, yabishatse ahita atura. Nimero waturiraho urayibona kuri telefoni yacu ku bw'aya masengesho, ndetse no kubiciye mu kwizera kwawe, bayita ngo ni amaturo y'umutima ukunze. Gubwa neza. Cyangwa ushaka no kudushyigikira kugira ngo dukomeze kubagezaho bino biganiro, Imana amahoro ikugirire neza, Imana amahoro iguhe umugisha, Imana amahoro ikwagurira imbago. Kandi ntugende udakanze subscribe, kandi ntugende udakoze share ku bandi bantu na like. Uwiteka bw'umugisha, Uwiteka kugirire neza. Ku munsi wacu wa 8 twari turiho wo gusenga. Uwiteka kugirire neza. Shalom, shalom.